u Rwanda ni igihugu gifite amafaranga arusha agaciro ibihugu byose by'abaturanyi gihana na by'imbibi. Igihugu cya Uganda, u Rwanda rugikubye inshuro 2 zirenga mu gaciro k'amafaranga, rukarusha agaciro amafaranga yo muri Kongo urebye nk'inshuro 2 nazo zirenga, rugakuba inshuro 3 zirenga amafaranga y'amarundi, rugakuba nanone inshuro 2 zirengaho gato igihugu cya Tanzania. Abantu benshi bakavuga ko currency y'u Rwanda n'ahantu u Rwanda ruherereye n'ibibazo u Rwanda rujya ruhura naryo by'ubukungu ari avantage nini cyane mu gihe igihugu cyabashije kugirana ububanye n'amahanga bwiza n'ibyo bihugu. Kimwe mu bintu by'ingenzi byafasha mu gihe igihugu hari igihe muri gihugu hagati haba hari ibibazo, uvuga ngo mu gihe mu gihugu abaturage bafite ibibazo by'ubushobozi, abaturage bafite ibibazo by'imibereho, abaturage bafite ibibazo by'ubuzima, cyangwa se igihe ubukungu bw'isi bwagenze bukazamuka bigatuma ibintu byose bihenda mu gihugu, amahirwe nyamukuru ahari ni uko abaturage b'abanyarwanda bashobora kungukira mu bihugu by'amahanga bituranye n'u Rwanda mu gihe leta y'u Rwanda yaba yashyize imbaraga mu bubanye n'amahanga. Reka dufate nk'urugero, niba tuvuge nk'ibiciro ku isi bizamutse, intambara zabaye nyinshi mu gihugu, ugasanga nk'umuntu afite nka miliyoni nk'eshanu, najya muri Kongo cyangwa akajya mu Burundi araba afite muri za miliyoni zigera muri 38 gutyo z'amashiringi y'amarundi, sibyo? Ikindi ugasanga uburyo ibihugu biyorwamo, uburyo ibintu biba tafu mu bihugu biduturanye, hari ibihugu bimwe ushobora kungukiramo cyane bitewe nuko ibyo bihugu wenda ubukungu bwabyo busa naho buzamuye cyane, cyangwa se bifite population nini, cyangwa se uburyo ibihugu biyoborwa ntabwo ibintu byose bisa naho biri controlled, cyangwa se bifitweho ubugenzuzi budasanzwe, ku buryo ya mafaranga ushaka kuyaterura mu Rwanda ukayajyana muri cya gihugu ukabasha guhaha kuruta uko wahaha ku isoko ry'u Rwanda. Ni ikintu cy'ingenzi abayobozi baba bagomba gushyiramo imbaraga bakagishyiraho ubushake, kuko byagiye bigaragara ko igihugu cyacu gikunze kugirana utubazo twa hato na hato n'ibihugu by'abaturanyi mu buryo buri cycle. Ndibuka rimwe nibwo Scovia yakibazaga Aremuku ataritaba Imana, amubaza ati se niba twari dufite ikibazo n'Ubugande cyavaho akajyaho Kongo, cyabanje kuba ikibazo cy'Ubugande igihe habaga ibibazo ingabo z'u Rwanda iz'Abagande ku mupaka, nyine abantu badasobanukirwa neza igituma hari conflict hagati y'ibihugu byombi. Nyuma yaho gato haza kuba ikibazo hagati na Tanzania, ndumva ari mbere ya Covid ho gatoya. Uyo na Tanzania ibintu ntago byagendaga mu buryo buri bworoshye, ibiza n'ibyinjira hari harimo ikintu utasobanukirwa neza cyavugwaga, ibi byatumaga ku mupaka hasa naho ibintu bidacaho mu buryo bw'isanzure. Ikibazo noneho kirangiye hahita haza ikibazo cy'u Burundi na Kongo n'u Burundi kubera intambara ya M23. Ni ukuvuga ngo ni cycle yo guhora abaturage b'Abanyarwanda batambuka imipaka ngo babe basangira n'ibindi bihugu, cyangwa se bakungukira muri ibyo bihugu bivuye ku bushobozi bw'amafaranga y'Amanyarwanda asa naho azengurutse ibyo bihugu akanabirusha n'agaciro. Ni ikintu cy'ingenzi cyane kigomba kwitabwaho, kuko ndibuka mbere yuko wenda nk'ibibazo bimwe na bimwe mu karere biba,
wajya gusanga mu Rwanda hari abantu baje bafite imodoka z'Abagande, ugasanga abandi bafite imodoka zifite plaque z'Indundi, ugasanga abandi bafite plaque z'Inkongomani, ugafata abandi bafite plaque z'Intanzania, kubera ko icyo gihe muvoma ku mipaka yose icyo gihe nta kibazo cyari kirimo. Abanyarwanda ukumva ngo bamwe bagiye kuri Tanganyika, ukumva ngo abandi bagiye Kinshasa, ukumva ngo Abakongomani bavuye Goma baje kunywera Igisenyi, ukumva ngo Abagande Abanyarwanda bagiye Buganda, ukumva ngo Abanyarwanda bagiye Dar es Salaam bacishije ibintu bivuye. Nuvuga ngo icyo gihe hari urujya n'uruza rw'Abanyarwanda basohoka bajya mu bihugu by'abaturanyi, bamwe bungukiramo, ukumva ngo Abanyarwanda bazanye imodoka ya Fuso yuzuye isabune, ukumva ngo bazanye za Omoja, ukumva ngo bagiye Burundi, ngo bazanye ngo yabonye akamodoka i Burundi kamakeya kazana mu Rwanda. No kuvuga ngo ibyo bintu byose byatangaga amahirwe mu gihe ubukungu bw'isi butagenda neza. Iyo igihugu gifite amahirwe kikaba gifite ifaranga rizamutse kurusha ibihugu by'abaturanyi, icyo gihugu kibyungukiramo cyane. Niyo mpamvu ikomeye cyane abayobozi baba bagomba gushyira imbaraga z'umurengera mu bubanye n'amahanga, cyane cyane bw'ibihugu duturanye, kuko bitabara umuturage mu buryo bwihuse. Ushobora gushyira imbaraga mu kubana na Amerika, cyo si ikibazo, ugashyira imbaraga kubana n'Uburayi, ugashyira imbaraga kubana n'ibihugu by'Abarabu, ariko kubera kondisiyo zo kwaksesinga ayo masoko kuri ibyo bihugu, ku muturage usa naho adafite ubushobozi bw'ikirenga, cyangwa se ku muturage utanajijutse, ariko umuturage utajijutse ashobora kwisanga ku isoko rya Kongo ari gukora, akisanga ku isoko rya Tanzania ari gukora, akisanga ku isoko ry'Ubugande ari gukora, akisanga ku isoko ry'Uburundi ari gukora. Ibyo bintu bifungurira umuturage amahitamo atandukanye mu gihe yagize ikibazo cy'ubukungu bwabereye mu gihugu, guhita shifting ibitekerezo bye, guhita yambuka umupaka, guhita areba kure akavuga ati nari mfite 500,000 ariko i Burundi mfite 2,200,000 cyangwa se mfite miliyoni zingahe z'amarundi, nari mfite 1,500,000 i Bugande ndahita mbonamo miliyoni hafi 3. Urukubyumva akavuga ati hano nari mfite. Nukuvuga ngo abaturage bagafunguka, ariko ntago umuntu yaba afite miliyoni 5, 10, 2, 3 ngo yisange ku isoko rya Katari, ntabwo yakisanga ku isoko ry'Iburayi, ntabwo yakisanga ku isoko rya Amerika. Nukuvuga ngo abayobozi, ikintu ntekereza, iyo hari ibibazo biduhuza n'abaturanyi, imbaraga zose z'umurengera zakabaye zijyaho zose uko zishoboka. Niba nk'igihugu wenda cy'u Burundi nk'ubu dufitanye ikibazo kigashinja u Rwanda yuko wenda rufite abantu bari bagiye gukora kudeta bakajya mu Rwanda, u Rwanda rushobora kwicara ukavuga ati okay, aba bantu bahura n'amategeko mpuzamahanga y'ubuhunzi, nta muntu wakirukana impunzi, ariko kino kintu kiraduteza ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ese ntitwaganira na HCR n'abashinzwe ni UNICEF, tukaganira na UNICEF, tukaganira za HCR, tukaganira n'imiryango mpuzamahanga, aba bantu bakimukira mu kindi gihugu kiri hirya gato y'u Burundi, kugira ngo urengere inyungu z'abaturage, urengere inyungu z'umuturage, ugabanye tensiyo yashobora kuva hagati y'ibihugu byombi ituma imipaka ifungwa. Kuko gutanga abantu bahungiye mu gihugu cyawe mu mategeko mpuzamahanga bavuga ko bitemewe. Niba bitemewe ntiwabaterura ngo bohereze muri icyo gihugu, kereka abantu risiri ko hari amasezerano wagiranye n'icyo gihugu ko abo bantu batazabangamirwa, kandi ukabimenyesha imiryango mpuzamahanga. Ikibazo wenda wakumva ko gisa naho kigoye cyatuma umupaka w'u Rwanda na Kongo ufungwa, ni ibibazo by'umutekano, kuba leta yasobanuye ikavuga iti
aba bantu barigurupa tutabateye bazateza umutekano mukeya, wenda bakavuga bati ese kuko ntabwo impamvu nyamukuru yaba M23, ahubwo ntekereza ko impamvu nyamukuru ari uko wenda u Rwanda ruvuga ruti aba bantu bigurupiye muri Kongo wenda bagira imbaraga cyane ku buryo kurinda ku mupaka byagorana kuruta uko wabasanga wenda muri Kongo. Ariko ari ibishoboka bigashoboka, amaradari, intwaro, uburinzi bukomeye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bwajya ku ruhande rw'u Rwanda, wenda hakabaho kureba ni mu birometero bingabo bantu bashobora guteza umutekano, ukajya ubimonitaringa umunsi ku munsi, ariko urujya n'uruza rw'abantu mu bihugu byombi ntiruhagarare kubera ko wenda Kongo yagushinjije yuko abasirikare b'u Rwanda wenda bari muri Kongo. Ariko buriya hari umwihariko ku Rwanda na Kongo, akenshi ibibazo bikunda kuba, ariko kenshi imipaka ntabwo yari isanzwe ihagarara. U Rwanda na Kongo ndibuka nko muri Covid nabwo hagati habayemo akantu k'akabazo, ariko Kongo n'u Rwanda guturuka kera wumvaga Rusizi rwa mbere, Rusizi rwa kabiri, umupaka bawufunze, ariko bigafata nk'iminsi 5 kumva ngo umupaka bawufunguye kubera pressure yavaga ku baturage bombi, abaturage bo mu Rwanda, ubwo ndavuga ab'Icyangugu, n'abaturage bo muri Kongo bambuka baza mu Rwanda. Ku mupaka basaga naho bakora ikintu kimeze nko kubyanga, ukabona ko umubushake bw'abaturage ntibumva impamvu imipaka ifunze, kubera ko ari abakongomani bungukiraga mu kuzana imari mu Rwanda, ariko abanyarwanda bakunguka by'ikirenga kuko buriya muri Kongo bakoresha, abantu benshi muri Kongo bishyura mu madolari. Kongo ikaba igihugu kigira domande nini cyane, yaba ibiribwa, yaba ibinyobwa, yaba buri kintu cyose umuntu yajyanayo. Nk'urugero, reka ntange nk'urugero, mu Rwanda biragoye ko wabona umuntu urya nka kawunga ino y'ibiheri, yo muri Kongo bayita kawunga ya ordinaire. Mu Rwanda usanga barya ngo kawunga ikoboye isa neza, ariko muri Kongo ushobora kujya ugafata isoko rirenga toni 50 cyangwa se toni 1000, ubashije kuzisapurayinga ku munsi, ukazisapurayinga buri munsi zikabona abantu bazigura. Nuvuga ngo wa muntu ufite uruganda ukobora, wenda abantu baziranye n'abantu bafite inganda zikora kawunga, bababaza icyo kintu kibaho ko abakongomani barya kawunga z'ubwoko bubiri, barya kawunga ikoboye kuko iribwa na rubanda ruto. Mwibuka ko Kongo ari hafi miliyoni 110 zirenga z'abaturage, nukuvuga ngo badukubye incuri hafi zigera muri zingahe. Nukuvuga ngo rero ikintu cyuko dufite amafaranga nk'u Rwanda asumba ibindi bihugu, ariko tukagira conflict z'urukurikirane ku bihugu by'ibituranyi, ni ikintu leta yakabaye ishyiramo imbaraga nyinshi cyane, kuko ni igihombo kinini ku Rwanda kuruta uko cyaba igihombo kuri ibyo bihugu. Kuko abantu bamwe bajya bitiranya ibintu, bakavuga bati urabona igihugu wenda bari kubaka ibikorwa remezo, haza internet, haza iki, ariko reba uburyo cy'abaturage mu mibereho yabo bazamuka. Ureba uburyo cy'abaturage, ufate ibiciro by'ibiribwa, ufate ibiciro by'ibintu bikenerwa nk'amapeterole, essence n'ibiki byose, noneho ubigereranye n'imishahara y'abaturage mu gihugu, uhita ubona yuko harimo gape. Nuvuga ngo ibintu 2021 birazamutse, 2020 birazamutse, 2023 birazamutse, 2024 birazamutse, ariko ikintu umuntu yinjiza 2021 nikizamutse, 2022 nikizamutse, 2023 nikizamutse. Nukuvuga ngo uburyo buke babusigaye nuko wa muturage wagerageje gukora ikintu niyo cyaba ari gitoya, ahura na ya domande y'uruhurirane rw'ibihugu by'abaturanyi biturusha na population, bigatuma nawe buri kantu kose ashyizemo amafaranga gashobora kubyara umusaruro mu gihugu, katawubyara akaba afite amahirwe yo kwerekeza mu bihugu by'abaturanyi, yashoye mu mafaranga ye yo mu gihugu arusha bya bihugu agaciro, akajyana umusaruro usa naho utubutse
kuri bya bihugu amafaranga yabo afite agaciro ko hasi, bigatuma umuturage w'umunyarwanda abasha kubaho mu buryo bworoshye bivuye ku kintu kimwe gusa cyuko ububanyi n'amahanga, imigenderanire, imyambukire ku mipaka, uburyo imipaka y'operatinga hagati y'ibihugu byombi iri free, nta kibazo kiri hagati kiri politike, abaturage bajya bisanzuye, ugasanga abanyarwanda bagiye kuri tamtamu, abarundi baje i Kigali nabo bari kubyina wenda za Kivu Beach, urumva, ugasanga abandi bari ku Kivu, abandi bagiye kuri Muhazi. Ni ukuvuga ngo urwo rujya n'uruza rugatuma movement u Rwanda rutuwe na miliyoni 14 rwisanga nko ku mwaka rwakira miliyoni 100 cyangwa se miliyoni 50 z'abantu bavuye mu bihugu by'abaturanyi. Nanone kongeraho za gahunda za leta rero zo gukurura abanyamahanga bava mu bihugu bya kure, muri Amerika, muri hehe, umuturage akisanga nubwo igihugu gifite isoko ritoya, gifite abaturage batabasha gukonsoma ku rwego rwo hejuru, ariko kikisanga urujya n'uruza rw'ibihugu by'ibituranyi ari nabyo bya accessing isoko kurusha ibihugu bya kure, bibagirira akamaro muri rusange. Murakoze.